Twongeye kubaramutsa amahoro y'Imana abane namwe nshuti bakundwa. Turizera ko mumeze neza, turizera ko muguwe neza. Imana ibazigamenye, Imana yacu nishimwe, Imana yacu niyongere ihabwe icyubahiro. Wowe ufunguye iyi audio, ndagira ngo twongere tuganire ijambo ry'Imana. Ndagira ngo kandi iri jambo urifate nk'iryawe, kuko ijambo kubizera ni ubuzima. Hanyuma mbanje kugushimira wowe wamaze gukora subscribe kuri iyi channel. Imana iguha umugisha. Nawe utarayikora wayikora kugira ngo dushyizeho ikiganiro ujye uhita ukibona, ubundi ukore sharing bino biganiro ubibonye, ukore na comment. Imana iguhe umugisha, Imana ikugirire neza. Ndagira ngo rero tuganire ijambo ry'Imana Imana iduhaye. Tugiye kuvuga kuri iri jambo ryanditse mu gitabo cya Zaburi ibice 40 umurongo waho wa mbere. Haravuze ngo, nategereje Uwiteka nihanganye, anegera ugutwi, yumva gutaka kwanjye. Aya ni amagambo Dawidi yavuze, ni Dawidi yavuze aya magambo. Aravuga ngo nategereje Uwiteka nihanganye, anegera ugutwi, yumva ugutaka kwanjye. Mu minsi itambutse twavuze ku ijambo rivuga kwihangana. Dusanga kwihangana ni ikintu gikomeye cyane, abantu benshi bakwiye kuba badakwiye kuba birengagiza, ahubwo abantu benshi bakwiye kuba bafata ukwihangana bakakwambara nk'uko bambara umwambaro. Ukwihangana kukaba mu bantu, abantu bakambara ukwihangana, kuko buri kimwe cyose ukeneye kugeraho uzakigezwaho no kwihangana. Buri kintu cyose uzaba mu buzima uzakiba biturutse mu kwihangana kwawe. Rero ukwihangana ni ikintu gikomeye. Uyu ni Dawidi yavuze ngo yategereje Uwiteka yihanganye, anegera ugutwi, yumva ugutaka kwanjye. Muribuka kuko Dawidi yahuye n'intambara zikomeye, ariko arihangana. Darihanganye, yihanganira mu misozi ahigwa, yihanganira mu buzima bubi yaradakwiye kuba abayemo. Nk'umuntu wakoze ibintu by'ubutwara akica Goliyati, ntiyagakwiye kuba ahembwa kwirukankanwa agahunga akajya mu misozi, ariko ahembwa ibyo kubera kuko bamufuhiye, imbaraga zimurimo. Sawuli yazibonye, atangiza intambara yo kumuhiga kugira ngo anetralize icyo azaba cyo. Rero ntiyari agakwiye kuba ahembwa ibyo, ariko aravuga ngo arihangana, yihanganira izo nzira, yihanganira urwo rugendo. Kabiri haravuze ngo, kandi ankura mu rwobo rwo kurimbuka no mu byondo by'ishayo, ashyira ibirenge byanjye ku rutare, akomeza intambwe zanjye. Ndagira ngo nkubwire ngo iyo utegereje Uwiteka ukihangana, icyo Uwiteka agukorera, agukura mu byondo, agukura mu bigeragezo, agukura mu isayo. Kabiri, akaguhagarika kwibuye ku rutare. Urutare ni rwo Kristo, aguhagarikaho muri urwo rutare kugira ngo ukomereho, kuko impamvu zo guhagarikwa ku rutare ni ukugira ngo ukomere, ni ukugira ngo ukomezwe. Uwiteka agiye kuguhagarika mu rutare, ari rwo Kristo, kugira ngo ukomezwe, kugira ngo ugirwe udasanzwe, kugira ngo ugirwe uhambaye. Nimba ubyakiriye mvugira ngo amena. Umurongo wa 3 niwo nsorezaho dusenge. Kandi yashyize indirimbo nshya mu kanwa kanjye, niyo shimwe ry'Imana yacu. Benshi bazabireba batinye, biringire Uwiteka. Nagira ngo nkubwire ngo kwihangana kwawe kuzatuma hari abantu bazabona ugutabarwa
kuje ku buzima bwawe, kwihangana kwawe kuzatuma hari abantu bazabona Imana ihinduye amateka y'ubuzima bwawe, hanyuma ngo babirebe batinye. Hari abantu bazareba Imana yakugiriye neza. Hari abantu bazareba Imana yahinduye situwasiyo y'ubuzima bwawe. Hari abantu bazareba amateka yawe yahindutse. Hari abantu bazareba utakiri wa wundi wari uriwe kera. Hari abantu bazareba utakirira hahandi wariraga. Hari abantu bazareba utakiba hahandi wabaga. Hari abantu bazareba utacyambara bimwe wambaraga kera. Hari abantu bazareba utakigisha abana kuri ya mashuri wabigishagaho kera utarafatisha ubuzima. Hari abantu bazabireba batinye. Bibiliya ivuga ngo benshi bazabireba batinye. Kandi Uwiteka agiye kuguha indirimbo. Uwiteka agiye kuguha indirimbo. Imana ya Isiraheli igiye kuguha indirimbo. Unkurikiye uri mu kazi, unkurikiye wuguriye iyi video, uri mu nzira ugenda, unkurikiye wuguriye iyi video uri wawe mu nzu, ntabwo kumbure nzo ahantu aho uherereye, ariko Imana ivuganye nawe nonaha ngo niwihangana. Hari abantu bazareba Imana yakugiriye neza. Hari abantu bazabireba batinye kubwo kwihangana kwawe. Data, ndagushimira kubw'ubu butumwa, nibuherekezwe n'imbaraga zawe. Umuntu wese ubwakiriye bugira icyo bukoze mu bugingo bwe, kandi amateka uyahindure, abantu baho kwihangana nk'ukwa Dawidi. Ndagushimiye, uremera abantu indirimbo nshya mu izina rya Yesu, amen. Imana iguhe umugisha, Imana ikugire neza. Iyi video ushobora kuyisangiza inshuti zawe, cyangwa ukayishyira kuri statizi yiwawe, cyangwa ukayibasangiza muri groupe. Uko Imana igushoboza abari kubikora, ariko mfasha ubu butumwa bugeze ku bantu nka 5 cyangwa 10. Yesu aguhe umugisha. Shalom shalom.